Mu ntanzi za parike y'igihugu y'Ibirunga mu kagari ka Kaguhu mu murenge wa Kinigi ho mu karere ka Musanze niho hashyizwe ibuye ry'ifatizo ry'iyubakwa ry'umudugudu w'icyitegererezo wita ku bidukikije usobetse imibereho myiza y'abaturage. Ni umudugudu uzatuzwamo imiryango isaga 3,400 ku ikubitira imiryango 547 niyo izatuzwa muri uyu mudugudu mu cyiciro cya mbere. Nzabonimpa Augustin ndetse na Mukamakuza Esteri ni bamwe mu bazatuzwa muri uyu mudugudu. Ni muri urwo rwego rero dukomeze gushimira leta y'Abanyarwanda kuko yadutekerejeho. Uyu mudugudu dusanga urimo ibintu byinshi bitandukanye byo tutabashaga kubona ruguru hano twabaga dutuye. Uyu mudugudu nk'uko twabibonye urimo amazi meza. Ruguru hariya aho twabaga dutuye kugira ngo umuturage abone amazi nibura yahagutse saa 11 kuri iyi saha nibwo ari kubona amazi. Murumva ari ikibazo gikomeye cyane, ariko muri uyu mudugudu aho tugiye kuza ni ahantu uzakenera amazi ukaba wafata n'igikombe ugiye kunywa amazi ukagenda ukareka ku mugezi uturanye nawo ukanywa amazi. Icyo twiteze mu mudugudu uko tuzaba tumaze kuwugeraho. Umudugudu urimo ibintu byiza tumaze gusobanukirwa twewe abadamu ukuntu tutabashaga kubona inkwi zo gutegura ibyo kurya ngo dutegurire urugo tubona inkwi. Ubu tumaze kumenya yuko umudugudu ugiye kuduha ibintu byiza, tuzacana kuri gaze, tubona amashuri, amavuriro, imihanda ndetse n'ibindi byose. Kwimura abatuye ahazagurirwa parike y'igihugu y'Ibirunga ngo bizatuma ibirometero 37.4 byiyongera kuri parike y'igihugu y'Ibirunga, bityo bigabanya impfu z'ingagi za hato na hato maze ingagi zikomeze kwiyongera. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Jean-Guy Afrika avuga ko gutangiza imirimo yo kubaka uyu mudugudu atari umuhango gusa. Uyu muhango nusobanura gusa itangira ry'imirimo yo kubaka, unagaragaza ubushake dusangiye n'inzego za leta, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'abafatanyabikorwa bwo kubaka ejo hazaza aho abaturage batera imbere kandi bakabana neza n'ibidukikije. Mu mboni za Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango, yasabye abazatuzwa muri uyu mudugudu kuzarangwa n'isuku baca n'ukubiri n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Turabasaba buri wese, buri muryango kurangwa n'isuku mu rugo rwe no mu nkengero zarwo, no gukomeza kugira uruhare mu isuku y'ahantu hahurira abantu benshi. Reka nongere mbonereho gusaba abaturage gukomeza kwirinda inzoga n'ibindi biyobyabwenge byangiza ubuzima bigasenya imiryango, bikatwangiriza urubyiruko kandi bikaba intandaro y'ibibazo by'umutekano muke. Ni mu gihe kandi mu rwego rwo kwitegura umuhango wo kwita izina abana b'ingagi uteganyijwe tariki 4 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka, uturere dukikije parike y'igihugu y'Ibirunga twasaranganyijwe miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda azifashishwa mu mishinga iteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.